Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo uko akomeze kubana nawe aho uri hose. Tukwifuriza amahoro y'Uwiteka. Birashoboka yuko waba uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Birashoboka yuko waba udukurikiye aka kanya wumva utameze neza. Turakwifuriza kugubwa neza kandi usabe Uwiteka Imana iri mu ijuru izibane nawe, ibasha kugukiza uko waba umeze kose. Ushobora kuba utameze neza, humura, Uwiteka araza kubigenza neza. Ejo uzaba byagenze neza, ariko nawe umeze neza. Nkunda kubivuga, enjoying ubwo buzima, nurangiza ushimira Imana, kuko Imana hari byinshi yagiye idukorera wasanga utabasha no kubirondora. Wowe rero udukurikiranye uri mu Rwanda, udukurikiranye uri hanze y'u Rwanda, udukurikiranye uri hanze y'Afurika, ni ukuri tuguhaye ikaze. Wowe mushyashya tuguhaye ikaze, nawe uduhe subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Subscribe burya ni ukugira ngo ibindi biganiro dusizeho dukomeze tubane nawe, ubibonere ku gihe, kuko iyi ni channel inyuraho ibiganiro bijyanye no kwitungira amagara mazima, ariko tubinyujije mu bwoko bw'ibimera. Ibimera rero bibasha kudufasha kuba twakwitungira amagara mazima. Ibimera rero iyo tubirebye twakagombye kuba tuzamura urukundo rw'Imana, kuko bidufasha mu bintu byinshi. Aka kanya tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ipapayi. Ipapayi ni urubuto rwiza cyane abantu benshi usanga turya tukarwishimira kuko ruraryoha, rufite n'intungamubiri zarwo zirugenewe. Ariko noneho tugiye kwivugira kuri twa tuntu turimo imbere mu ipapayi. Ese wari uzi yuko natwo dushobora kugirira imibiri yacu umumaro? Kanda subscribe rero wowe mushyashya, ukore liking, comment, share ndetse woherereze n'abandi kugira ngo dukomeze kubana. Wowe rero dusanganywe nawe, icyubahiro ni icy'Imana, nawe kandi turagukunda. Nari ngiye kuvuga ngo icyubahiro ni icyawe, ariko nawe icyubahiro ni icyawe, ariko mbere na mbere Imana. Rero nawe icyo tugusaba ni like, warangiza ukabisharinga kugira ngo niba wowe utanarwaye ufashe mugenzi wawe. Byaba byiza kuko dutanga umwanya munini turi kwiga kuri ibi bintu, ariko tugira ngo n'abandi bibashe kubafasha. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, tugiye kuvugana ku kigwa cyiza cyane, ikigwa cyitwa ipapayi. Ipapayi abantu benshi bazi nkaho ari ikintu cyo kuribwa nyine gutyo gusa bikarangira gutyo, warangiza ugafata za mbuto zayo ukajugunya. Yaba wari ubizi ziriya mbuto zari imbuto wakagombye kuba uri kubika ahubwo, kubera yuko hari ibintu byinshi zidufasha. Tugiye kuvugamo bimwe mu byo zibasha kudusaidia. Iyo uriye ipapayi, izi mbuto wirinde kuzijugunya, kuko izi mbuto ni umuti ukomeye cyane. Ngiye kuvuga bimwe. Ubwashize nababwiye yuko zifasha abana banyara ku buriri. Iyo uzifashe kwanza wazikoresha nk'uko n'ubundi ngiye kubivuga, zibasha kugufasha utarabonye iyo video, kuko harimo n'ibindi bifasha abo bana, wasubira inyuma ukareba. Ariko noneho tugiye kuvuga ku ipapayi ikijyanye no kuvura mu nda, icyitwa icyo tukunze kwita inzoka zo mu nda. Iyo uzifashe rero ziriya mbuto ukazihekenya, ni imbuto nziza cyane, inzoka zo mu nda zose zirapfa. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora kuzikoresha. Wambwira uti uburyo bworoshye twakoresha muri izi mbuto ni ubuhe? Abazizi barazishaka bakazisekura, barangiza bakajya barigata agafu. Aba nibo bazikora mu buryo bwiza, ku buryo usanga nta kibazo zibagizeho. Ariko nitabikoze gutyo, nako gafu ushobora kujya ugashyira ku biryo, maze ukarya ibiryo biryoshye cyane kandi urimo unanivura.
ngaho nimushake ipapayi rero, nimujya muzana ipapayi mwe kujugunya ziriya mbuto kuko ni umuti ubasha kudufasha. aha na ya nzoka abantu benshi cyane bakunze gutinya, bakunze kwita mibe, abantu bakuru yarabazengereje, uwo ni wo mubare munini cyane zengereje, ariko n'abato ntabwo ibasize. Iyi nzoka nayo iyo ufashe izi nzuzi ugakunda gukoresha iriya fu mu byo kurya cyangwa kuyirigata, iyi nzoka nayo irapfa. Umuti mwiza cyane, umuti mwiza cyane mwa bantu, mbabwiye umuti mwiza cyane. Nyuma yaho kandi burya hari ukuntu ntangazwa n'abantu baba basuzugura ibimera, ubuvuzi buva mu bimera, nyamara bakayoberwa yuko basogokuruza nibyo bakoreshaga, barabikoreshaga kandi bari abasore, bari bafite ibigango, bari abantu biyubashye ku rwego rwo hejuru. Koresha ibimera rero maze witungire amagara mazima. Twavuga byinshi ariko reka turekeraho, mwebwe mugumye mudukunde gusa, ibindi biganiro turajya tubibagezaho umunsi ku wundi. Uwiteka akomeze abampere umugisha. Ciao ciao.